Hello friend, nizere ko mumeze neza ku bantu bamfollowinga n'abatamfollowinga. Uyu munsi rero nje kukwigisha uko wagumana amayinite y'igihumbi nyine ukajya uyagura mu kwezi buri gihe ibihe bidashira. Cyane ko n'abantu batayaguraga ngiye kubigisha uko wabikora guys kuri Airtel. Nta kindi urakora rero, uragenda muri Play Store udownloading app yitwa My Airtel app. Nurangiza kuyesitara hari akamesaje bari bukoherereze, ariko nibatanaka koherereza ubu ngubu ngiye kukwereka uko wabigenza guys. Urafungura message yawe urebe ya link bakoherereje. Nagara ahangaha munyihanganire nayo nibeshye. Numara kuyireba urareba iriya link itangizwa na Hitip iyo urakoresha kugira ngo wongere kugura indi mega. Rero nimba iyo message batayikoherereje, reka nkwereke uburyo wabibona, kubera ko narayikopiye nyifite muri clipboard. Ubu ngubu ngiye kukwereka uko wabigenza. Anze ku umuntu urugero nse mwoherereze iyo link, anze nyishake nyishyiramo iriya yari ya channel ya WhatsApp. Mwihangane nze mbereke iyo link uko bayita, kandi n'abantu byananiye dore ngizi nimero zanjye muze kumbwira za WhatsApp, muze kumbwira mbohererezeho link guys mube mwayagura. Dore rero link niriya wakoresha kugira ngo ugure amayinite y'igihumbi, ukayikandaho ukayishyira muri Chrome, ukayikandaho ugakurikiza amabwiriza ukagura amayinite y'igihumbi guys. Kandi nimwibagirwe kudufollowinga ku mbuga nkoranyambaga zacu Facebook, Instagram and more social medias. Muduhe like, comment na follow na sub, byose biba bikenewe guys kugira ngo dukomeze tubagezeho utuntu tw'ubwenge. Kandi guys ikindi ndababwira yuko ibintu tubabwira tuba tutari kubabishya. Yari impamvu iriya link itumye nayikandaho ngo dukomeze. Impamvu nuko nyene na internet mfiteho, mwabonye ko internet yanciranye ejo. Rero mugerageze guys, na internet mfite ngo mbe nakomeza, ariko nimubishaka nzagura internet tube twakomezanya mbere kuko babigenza. Kandi ibibazo mwibaza guys mubitubwire muri comment tube twabasubiza.